ak'umuntu ni uwa Nyagatuntu. Uyu mugani wawuciye abonye umuntu yiyambaje ake, nibwo bagira bati ak'umuntu ni uwa Nyagatuntu. Wakomotse kuri Karake wa Nyagatuntu, umutwe w'Ikaganza mu Nduga, ahagana mu mwaka w'800. Uwo mutwe wa Nyagatuntu yari umugaragu wa Gahindiro, bukeye ajyana umuhungu we Karake mu buhake. Amusoza kwa shebuja akiri muto cyane. Karake arahakwa, ariko akibanda kuri Rwogera mwene Gahindiro, kuko ari we banganaga. Gahindiro amaze gutanga, hima uwo muhungu we Rwogera. Noneho Karake ahakwa na Rwogera, aramutonesha cyane. Bukeye Rwogera aramubaza ati urashaka murimo ki uzajya unkorera? Karake ati umurimo nshaka nk'ukubwiye ntiwawunkundira kuko nawukwiye. Ubwo yavugaga ko ari umutwe. Rwogera ati wumbwire mwumve. Karake ati uzanshyire mu ntarindwa. Bari ababazi b'ibwami. Rwogera amwemera kuko yamukundaga, amushyira mu ntarindwa, bamuha igihango. Karake arishima kuko bamushyize mu babazi. Haciyeho iminsi Rwogera agabira Karake Gikinga cya Kaganza, amuha n'inka. Karake azoherereza Nyagatuntu, aba ari nawe ujya kuyobora icyo gikingi umuhungu agabanye. We yigumira ibwami, haramuryohera, no kujya asezera ngo atahe ntiyabyibuka. Bukeye Rwogera yongera kumugabira izindi nka z'ibiti, nazo arazohereza, ntiyacyura umunyafu. Izo nka Karake yagabanye kuri Rwogera zirororoka ziba nyinshi, aba umukire. Hanyuma Rwogera amushyingira umukobwa w'umuja witwa Nyiramafubo, ariko ntiyari umutwakazi. Karake amaze kurongora, Nyagatuntu arapfa. Ubwo Karake arataha ajya kumwiraburira, bamaze kwera asubira ibwami ku murimo we w'intarindwa. Noneho niyongera kwibuka gusezera bibaho, aba imbata ibwami, akomeza kuba umutoni wa Rwogera, ndetse bakajya baganira amagambo y'amabanga adakwiye kubwirwa abatwa b'icyo gihe. Ibyegera bya Rwogera biramugaya, kugeza ubwo bamuhindutse baramwerura bati amagambo uvugana n'uriya mutwa ni magambo ki? Rwogera ati nganira nawe nk'ibyo nganira namwe mwese. Baranyoma, bararekera, nibongera kugira icyo basubira kuvuga. Karake akomeza kuba umutoni wa Rwogera, ariko kuva ubwo Rwogera atangira gusa numva amagambo bamuhana yo kutaganira n'uwo mutwe. Aramuhamagaza, amuha inka y'imbyeyi, aramusezera ati umaze iminsi utagera iwawe, taha ujye kubasura. Nuko Karake yemera gutaha. Amaze gusezera, Rwogera yohereza abantu bamugenda ruhinga nyuma ngo bajye kumwumviriza. Ati mumugende ruhinga nyuma arenge muhinguka, nagera iwe murebe aho mwikinga, nibwira murare ku nzu ye, mwumve ibyo avugana n'umugore we, mwumve ko hari icyo muganira mu byo namubwiye. Karake aragenda, yarenga umusozi, intumwa za Rwogera zikaba zirawusingiriye. Ageze iwe yerekana ya nka yagabanye, bayishyira mu zindi. Bumaze kwira, za ntumwa za Rwogera zijya ku nzu ya Karake kumviriza amagambo abwira umugore we. Atangira kumutekerereza iby'ubwami ati ibwami bafite ibyiza byinshi, ibinyobwa n'ibiribwa, ariko babuze kimwe, ntibagira imengeri. Maze noneho Mafubo yanjye unekere imengeri nzihwabe. Umugore arahutikanya, abaka amasaka arateka. Ubwo intumwa ziri ku nzu. Imengeri zimaze gushya ararura aho umugabo. Karake arazaduka, arahekenya, ariruhutsa ati dore ko umuntu uko kamera. Ubwo yavugaga ko imengeri ziwe zimurutiye inyama z'ibwami. Intumwa zimaze kumwumviriza, zishyira nzira no kwa Rwogera, zigezeho ziti Karake ntacyo yavuze kigira n'isano n'ibyo muganira. Ziti ahubwo icyo yavuze cyadusekeje nuko yashimye imengeri ziwe, akavuga ngo dore ngo ak'umuntu kararuta kandi. Barabiseka, birabashimisha. Rwogera atumira Karake ngo aze kubibaganirira, araza abibasubiriramo. Abahungu bava ku nkwekwe, kuva ubwo izina rya Karake barimukuraho, bamwita ak'umuntu. Acitse aha ati ak'umuntu ni uwa Nyagatuntu. Izina rifata ubwo umugani uvaho. Ak'umuntu biba bivuze umwihariko.